Yego, ni gute rero uhagarariye Imana ku musozi uhagazemo? Ndakuvuga ko tuhagiriye umugisha tukaba twaronse umunsi mwiza Imana yaturemeye ngo tuwunezerwemo, cyangwa se umunsi mwiza Imana yadushiriyeho ngo tuwubemo, nyine tukawunezererwamo cyangwa se tukawishimiramo, kubera ko ni igitangaza gikomeye cyane. Ariko nkababwira ngo nanone si ukuwubamo gusa cyangwa se ukwishima gusa, kubera ko hari ababa batagize amahirwe yo kubona uno munsi, hari ababa batagize amahirwe yo kuramuka, hari ababa batagize amahirwe yo kurara uko twaraye. Niko ibihe nyine bimeze, cyangwa se niko ibihe bidutwaye. So rero wowe wagiriwe umugisha wo kuba wabona uno munsi, uba ukwiriye kubyishimiramo cyangwa se uba ukwiriye kubyishimiramo. Ariko nanone buba bubabaje bamwe, ubuzima buba bunejeje abandi, ubuzima buba butsikamiye bamwe, ubuzima buba buryoshye kuri bamwe, abandi bubishye se. Ni imvangitirane nyine. uwo bwaryoheye uyu munsi agira ngo nuko ari ibindi, cyangwa se uwo bubihe uyu munsi agira ngo niwe wenyine. Oya, ni ukuvuga ngo abantu benshi nk'uko nkunda kubivuga, ntago ikikuriho kiba kiri no ku bandi. Isi ituwe na miliyari zingahe z'abantu. Ni ukuvuga ngo wowe ufite iki ngiki ntabwo ari si umwaduko, n'abandi bose cyabagezeho cyangwa se n'abandi bose kibariho. Ni ukuvuga ngo rero umuntu yagiye ahinduka, kandi umuntu mbere yari mwiza. Ubundi umuntu avuka ari mwiza, umuntu avuka hafite mayindi. Hari n'igiciro ageramo akamwita igisekeramwanzi. Nyine uri umwana uri firi mu bitekerezo, uzi ko nta muntu mubi ubaho, uzi ko nta kibi kibaho. Ariko uko ugenda wegera hejuru, ukagenda utungurwa n'abantu, ukagenda utungurwa n'ukubeshya, ukagenda utungurwa n'ukwambuye, ukagenda utungurwa n'uguhemukiye, ukagenda utungurwa n'umuntu ugiriye neza bakakwitura inabi, ukagenda utungurwa ukibaza byagenze gutyo. Ibyo rero bikagenda bihindura mayindi ya muntu, bikagenda bihindura intekerezo za muntu, nawe akazisanga yarageze ahantu habi, asigaye agira nabi. Wa wundi wamubeshye nawe akumva ko kubeshya ari ubuzima, wa wundi wamwambuye nawe akumva ko kwambura ari ubuzima, wa wundi wamuhemukiye nawe akumva ko guhemuka ari ubuzima. Bityo ugasanga sosiyete yabaye mbi ku rwego. Ndabasuhuje mwese abakunzi ba Seven Mountains TV, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko muguwe neza cyane. Ni Emma, ni Seven Mountains TV, mumeze mute abakunzi bacu? Suje abantu mwese mwakoze subscribe kuri iyi channel, kandi suje abantu mwese mwafasha akanya kanyu mugakanda kuri subscribe. Ni by'igiciro, turabizirikana, cyangwa se ni iby'igiciro gikomeye cyane. Nyine mwarakoze, ni inkunga ikomeye, mwarakoze cyane, kubera ko bitugeraho bikaturyohera. Nyine kumva umubare wakuze, kumva n'iki, nyine uba unabiryoshye, ubona ari ibintu byiza. So mumeze mute rero hirya no hino? Mwese akavura kabagezeho, abandi gripe mwarazirwaye namwe muzabagezeho. Abantu benshi barwaye gripe muri iki gihe, cyangwa se abantu benshi bafite intambara nyinshi zigiye zitandukanye z'uburwayi kubera ikirere, cyangwa se kubera ihindagurika ry'ikirere, aribyo bahora batubwira cyangwa se aribyo duhora twigaho. Yes, ndagarutse rero kandi ngo tuganire. Ni Emma, ni Seven Mountains TV. Assalamu alaikum ku basilamu, meze mute mwese aho muri? Amahoro n'imigisha bibe kuri mwebwe. Kristo Yezu akuzwe. Ku bakatolika mwese, abadive harya bavuga ngo iki? Yezu akuzwe, Yesu akuzwe, Yesu ashimwe, sinzi kimwe muri ibyo. Abarokore namwe Yesu ashimwe cyane. Abayehova muvuga mute? Muzatubwire hariya muri comment. Niba hari umuntu udukurikira ari umuyehova, azatubwire ngo mwebwe musuhuzanya mute, cyangwa se mwebwe muramukanya mute. Igihe rero cyasaga n'igitambutsemo ntakora ikiganiro cyangwa se ntakora ibiganiro, ariko si uko ndi kure cyangwa se uko hari ahandi nagiye, ahubwo ndahari. Ahubwo mba nanga nanone cyane gushyiraho isura yanjye kenshi, cyangwa isura yanjye cyane, kubera ko sometimes nago. Yes, yego. Ni gute rero uhagarariye Imana ku musozi uhagazemo? Ndakuvuga ko tuhagiriye umugisha tukaba twaronse umunsi mwiza Imana yaturemeye ngo tuwunezerwemo, cyangwa se umunsi mwiza Imana yadushiriyeho ngo tuwubemo,
nyine tukawunezererwamo cyangwa se tukawishimiramo, kubera ko ni igitangaza gikomeye cyane. Ariko nkababwira ngo nanone si ukuwubamo gusa cyangwa se ukwishima gusa, kubera ko hari ababa batagize amahirwe yo kubona uno munsi, hari ababa batagize amahirwe yo kuramuka, hari ababa batagize amahirwe yo kurara uko twaraye. Niko ibihe nyine bimeze cyangwa se niko ibihe bidutwaye. So rero wowe wagiriwe umugisha wo kuba wabona uno munsi, uba ukwiriye kubyishimiramo cyangwa se uba ukwiriye kubyishimiramo, ariko nanone ukibaza, ugasubiza amaso inyuma ukavuga ngo mbese uko byagombaga kuba bimeze niko bimeze, cyangwa se uko nagombaga kugenda niko nagenze. Bityo bigatuma hari icyo uhindura cyangwa se bigatuma hari ingamba nshyashya ushiraho. Ego maze iminsi hayitinga inkuru nyinshi, ariko icyo bitwigisha ni iki? Icyo bitwigisha ni uko ubuzima nyine ni uruvangitirane rw'ibintu byinshi. Ubuzima buba bubabaje bamwe, ubuzima buba bunejeje abandi, ubuzima buba butsikamiye bamwe, ubuzima buba buryoshye kuri bamwe, abandi bubishye se. Ni imvangitirane nyine. Uwo bwaryoheye uyu munsi agira ngo nuko ari ibindi, cyangwa se uwo bubiye uyu munsi agira ngo niwe wenyine. Ni ukuvuga ngo abantu benshi nk'uko nkunda kubivuga, ntabwo ikikuriho kiba kiri no ku bandi. Isi ituwe na miliyari zingahe z'abantu. Ni ukuvuga ngo wowe ufite iki ngiki ntabwo ari si umwaduko, n'abandi bose icyabagezeho cyangwa se n'abandi bose kibariho. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri ntabwo ari wowe wenyine, ahubwo n'abandi biba bibariho, cyangwa se n'abandi baba bafite ingorane zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero si wowe wenyine ufite icyo kibazo, si wowe wenyine ufite ayo makuba, si wowe wenyine kandi wishimye. Reka da, ni ukuvuga ngo muri izo miliyari zingahe z'abantu zituye ku isi, harimo abantu bagiye bahuza ibibazo, abantu bagiye bahuza situwasiyo, ugasanga ikiri hano na hariya kirahari, ikiri hariya na hano kirahari. Rero mu by'ukuri ukwiriye kuvuga ngo ubuzima mbayemo uyu munsi bumeze gute? Ndishimye, yes, enjoy to the fullest, wishime nyine rwose pe umariremo. Ariko kandi niba ubabaye ntukihebe, kubera ko si wowe wenyine, niko isi idutwaye. Ego hanyuma rero inkuru zimaze iminsi ziriho ni iz'abastar benshi bagiye batandukanye, ndetse cyane b'abakozi b'Imana, nizo twakwivugira cyane cyane nk'inkuru ya Vestine, aho Instagram, ni ubutumwa bwo kuri Instagram bwavugaga ko nyine yibeshye ku mugabo we n'iki, hanyuma bigatanga inkuru zigiye zitandukanye, cyangwa se bigatangazwaho bigiye bitandukanye. Ariko mu by'ukuri bamwe bakavuga ko ari account ye yibwe, abandi bakavuga ko ari ukuri, abandi bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nta nkunda kubijyamo cyane, ntabwo ndi umubreka, iganirira ku byatambutse nyine. Ariko si igitangaza gikomeye. Reka mbabwire, nubwo ari umustar ariko atuye ku isi, ibyaba kundi muntu uwo ari we wese, ubwo nkunda kubivuga, n'undi byamubaho. You get the point? Niba simwifuriza gusenya, ariko kuko n'abandi bibaho bagasenya, nawe atuye ku isi. Rero byabaye si igitangaza gikomeye cyane, uretse ko sibyo twifuza. Nge nifuza ko byaba ko account yaba yarahakinzwe nk'uko babivuga, noneho mu rugo rwe bikaba ari amahoro. Hari n'ibindi biganiro byagiye bikurikiraho, numva ko rwose nta kibazo. Idrissa uko tubyumva nawe ariko abyumva, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko mu by'ukuri ni amakuru nyine aba yaragiye acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nkibaza ngo nk'abakristo cyangwa se nk'abantu babireba kuriya, bo babivuga iki? Niba divorce cyangwa se intambara nk'izo zitera ingo zaragiye cyane, noneho mu bitwaga abakristo aribo twakabaye dufatiraho urugero, aribo twakabaye n'iki, uvuga ngo ibihe biragoye, uvuga ngo Satani arakora cyane ndetse biteye ubwoba. Hagiye havugwa rero inkuru zo muri Tanzania, amakimbirane yaturutse mu matora ya perezida. Hagiye havugwa inama yabaye mu gihugu cy'u Rwanda y'abakire cyane barimo ba Dangote. Hagiye havugwa uruzinduko rw'umukuru wa Kata mu Rwanda, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. So ariko ni biba byagiye nyine bitambuka hirya no hino, ariko ibi byose bikatwigisha iki? Isi nyine bizunguruka, kandi bizungurukana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Isi bigenda izunguruka ho amakuru menshi agiye atandukanye. Umunsi rero turi bube twiganirira kuki umuntu yahindutse mubi,
kuki umuntu yahindutse mubi. Buravan yararirimbye ngo iby'uko urukundo rutakibaho ni amahomvu. N'ikibazo bibaje ngo mbese ngo twemere barure akarura natwe tukamire, tuvuge ngo urukundo rwarakonje kuko ntirukibaho, nyine tugendere muri uwo mujyo. Tuvuge ngo abantu ntibagikundana koko, tugendere muri uwo mujyo. Tuvuge ngo isi yarashaje, nyine ngo abantu basigaye bikunda, tugendere muri uwo mujyo. So tuvuga ngo urukundo rwarakonje, nyine tugendere muri uwo mujyo, nyine tubyakire ko urukundo rwakonje. Yewe numva no, ntabwo ariko byari bikwiriye. Ariko iyo urebye mu minsi ya none abantu bagiye bahinduka babe bantu. Ariko icyo nabonye, abantu bafite ubwoba bw'ejo hazaza, ibyo bibahindura babi. Muti gute? Bavuga ngo uyu munsi umuntu aricara akavuga ngo uyu munsi ko ndi ejo nzarya, bigenze gute? Uyu munsi ko mbonye kwishyura inzu ejo nzayabona. Uyu munsi ko bigenze gutya ejo bizagenda gute? Uyu munsi ko mbonye minerivare ejo nzazibona. Uyu munsi ko mbonye nivuza ejo nzivuza. Uyu munsi ko mbonye, nyine ugahorana ubwoba uvuga ngo ejo bizaba bimeze gute. None bikagushira kuri pressure yo kuvuga ngo shake cyane, nirukanke cyane, nigira ahantu henshi. Sometimes bikagutera no kwangana n'abantu, bikagutera guhitana n'abantu, bikagutera nyine gukora ibikorwa biteye ubwoba kugira ngo ukunde urwane n'intambara z'ubwoba bw'ejo hazaza. Kandi sometimes ugasanga tunafite n'ubwoba bw'ikintu kidahari. Nkunda kubivuga kenshi, ugasanga dufite n'ubwoba bw'ikintu kidahari. Wowe uhangayikiye ejo hazaza, ntuzi ko uzahageza. Icyo ni kimwe. Wishyuye rent uyu munsi, utangiye guhangayikira rent y'ejo hazaza kandi nturahagera. Ugasanga mu by'ukuri biteye ubwoba, cyangwa se ugasanga mu by'ukuri abantu bagenda bahinduka babi. Bagahindurwa babi n'iki? No gushaka ubutunzi bwinshi, bagahinduka babi no kubera nuko nyine bafite ubwoba bw'ejo. Ugasanga noneho abantu baranijandika kubera iki? Kubera ubwoba. Abantu babaye babikugeza ku rwego nta muntu ugishobora kuvugisha undi, nta muntu ukizera undi, nta muntu kugeza no ku rwego umuntu akwanga akaba yanakwica. Mu Rwanda dufite experience y'ibintu byabaye hano mu gihugu. Abantu banza abandi kugeza ku rwego babica. Rero umuntu yagiye ahinduka, kandi umuntu mbere yari mwiza. Umuntu avuka ari mwiza, umuntu avuka hafite mind. Hari n'igiciro ageramo akamwita ugisekera mwanzi. Nyine uri umwana, uri free mu bitekerezo, uzi ko nta muntu mubi ubaho, uzi ko nta kibi kibaho. Ariko kugenda wegera hejuru, ukagenda utungurwa n'abantu, ukagenda utungurwa n'ukubeshya, ukagenda utungurwa n'ukwambuye, ukagenda utungurwa n'uguhemukiye, ukagenda utungurwa n'umuntu ugiriye neza wakakwitura inabi, ukagenda utungurwa ukibaza byagenze gute. Ibyo rero bikagenda bihindura mind ya muntu, bikagenda bihindura intekerezo za muntu, nawe akazisanga yarageze ahantu habi, asigaye agira nabi. Wa wundi wamubeshye nawe akumva ko kubeshya ari ubuzima, wa wundi wamwambuye nawe akumva ko kwambura ari ubuzima, wa wundi wamuhemukiye nawe akumva ko guhemuka ari ubuzima. Bityo ugasanga societe yabaye mbi ku rwego. Ako mu by'ukuri umuntu w'ibiro 80, 70, 60 wumva ko ari igitangaza kugera no ku rwego yumva yahitana abandi. Ni iki kweri? Nabona ni Satani winjiye mu bantu, noneho abinjiranamo inyota z'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Inyota y'ubutunzi kwanza niyo itumye abantu bangana, niyo itumye abantu bahinduka babi. Inyota yo kuvuga dukire, inyota yo kuvuga dushakisha, inyota yo kuvuga ngo umugabo n'uburyo twakarya n'utw'abandi, inyota yo kuvuga ngo ntabwo njyewe wanyinisha, njyewe ntabwo umuntu ujya anzanaho mwene ibyo ngibyo. Amaye nkaho ugasanga abantu twabaye babi cyane. Imana yaturemye turi beza, cyangwa se Imana yaturemye turiho dukwiriye kubaho ubuzima bwishimye, ubuzima bukunda abantu, ubuzima bukunda abandi, ubuzima bunoze. Ariko uko iminsi yagiye ihinduka, cyangwa se uko iminsi yagiye ibindi yindi,
abantu bagiye barushaho kuba babi, abantu bagiye barushaho cyane kwangana, abantu bagiye barushaho gukunda ubutunzi kurusha uko bakunda bagenzi babo. Ugasanga umuntu ntakunda umubyeyi we, ugasanga umuntu ntakunda umuvandimwe we, ugasanga umuntu ntakunda umukorege we, ugasanga umuntu kubera iki? Ubutunzi. Nigwizeho tu, za munyangire zaraje. Niki cyatumye abantu bahinduka babi? Icya mbere ni Satani, icya kabiri ni inyota y'ubutunzi, icya gatatu ni ubwoba bw'ejo hazaza. Ugasanga kuko ufite ubwoba bw'ejo urashaka gutsikamira bagenzi bawe kugira ngo wigwizeho bizakurengera ejo hazaza, kandi ntunazi ejo niba uzahageze. Icyamaraho ibi rero, icyamaraho ibi ni ukubaha Imana, icyamaraho ibi ni ukwibuka ko turi ibiremwa by'Imana kandi twese twaremwe mu ishusho y'Imana. Nkunda kubabwira ngo rega inzara irya abana bawe ni kimwe n'uko irya n'aba bandi, uko inzara ikurya ni kimwe n'uko irya n'abandi, uko ugira inyota ni kimwe n'uko undi nawe ayigira, uko ufite ubwoba bw'ejo hazaza ni undi nawe abufite. Rero dushyire kuri balance. Ako cyumva wakwishimira gutunga miliyari 2 z'amadolari, undi nta n'igiceri afite. Kucyumva wakwishimira gutunga amamiliyaridi n'amamiliyaridi, abandi bo ntacyo bafite. Kucyumva wakwishimira kumva wakwishima ukageza ku byishimo byawe bya nyuma, undi wababaye ku rwego none uhageze ku mubabaro we wa nyuma. Wowe mwumva atari Satani waje mu bantu? Kucyumva warya wenyine abandi ntibarye? Kucyumva wakwambara neza ariko abandi bo bakambara ibicoce? Kucyumva watura ahantu heza ariko abandi bo bagatura epfiriye? Kucyumva ibyiza byose ari wowe byaba biriho cyangwa byazaho ariko abandi bakagira ibibi? Mwene uwo mutima wowe wumva ari uwa kimuntu? Mwene iyo kamere wumva ari iy'Imana mu by'ukuri? Ese wumva ukiri ikiremwa cy'Imana cyangwa wumva warabaye independent, wumva warabaye ikindi kiremwa? So mu by'ukuri rero bakunzi ba 7 Mountains TV, twibuke ko umuntu ari nk'undi. Duhagararira Imana mu misozi yose dutuye, tube ba ambassador b'Imana. Twibuke ko ikiremwa muntu ari nk'ikindi, uko uva amaraso nawe niko ava amaraso, uko ubabara nawe niko ababara, ibyishimo byawe nawe byamubera, kwambara neza kwawe nawe yakwambara neza. Simvuze ngo ikureho ibyawe ubahereze, no, ahubwo reka twese duhahe, reka twese dushakishe, tuvaneho ishyari, tuvaneho inzangano, tuvaneho munyangire, tuvaneho kumva ko ari twe gusa. No, n'abandi nabo barashaka kandi n'abandi nabo barakeneye. Bakunzi rero ba 7 Mountains TV, twitoze kugira kamere y'Imana, twitoze kugira umutima w'ubugwaneza, twitoze kumva ko umuntu ari nk'undi, twitoze kugira urukundo, kandi tuvaneho ubwoba bw'ejo hazaza. Dukore nk'abazi ko ejo n'ubundi tuzaba duhari kandi tunyurwe n'uko tumeze uyu munsi. Yesu dukore cyane ariko mu nzira zigiye mu mucyo. Gukora cyane ntabwo ari ukunyanganya abandi, gukora cyane ntabwo ari kugambanira abandi, kwanga abandi no kumva abandi bo batagera ku byiza, no. Rero nshuti bavandimwe bakunzi ba 7 Mountains TV, dusakaza urukundo, dushire hamwe, dukundane, twumve ko n'undi nawe akeneye, twumve ko n'undi nawe akeneye, kandi icyo wumva wabasha gufasha umuntu kimufasha, kandi kimufasha nta kindi ugeretseho. Nibwo tuzagira society nziza, ngo tuzagira umuryango mwiza uryoshye kandi utekanye. Bakunzi rero ba 7 Mountains TV, mbagira ngo twiganirire ibintu biri aho bisanzwe, kikane naho cyarebwa n'umuntu umwe 10, 20, 30, nta kibazo. Barimo babiri bafashijwe nacyo, kandi niyo objective yacu. Ikindi twibuke ko aho ubarizwa hose n'Imana yahagushyize, rero yari kwe kugiramo inyungu zo kwivugira no kwisakaza, wereka abantu inzira nzima, wereka abantu ko bakwiriye kuba bizerwa ndetse bakwiriye kuba bagarukira Imana. Reka mbashimire cyane rero, mbibutse kanda kuri subscribe, ntacyo gutwaye. Ariko twe kugenda mu kigare cyo kuvuga ngo urukundo rwarakonje. Niba ubasha guhamagara umuntu muhamagare, niba ubasha kohereza umuntu 1000 kimwoherereze, ubashije gufasha mufashe, utabashije itambukire, ariko nanone we kugira ubuhutaza, nibwo ubuzima nawe buzakuryohera. Reka mbabwire ibanga,
uriya muntu wagwije ubutunzi ariko abugwijije guhutaza abandi, uriya muntu ufite ibya mirenge ariko harimo n'amaraso ya rubanda, ndagira ngo ubwire ngo nta mahoro afite, nta n'umutuzo, nta munezero. Kandi icyakabaye kiranga ubukire cyangwa icyakabaye kiranga ubumuntu ni uko wishimira ibyo ufite, kumva uranyuzwe, nta mutima ugucira urubanza, nta mutima ugusimbuka, kubera ko niko byagombaga kumera. Ndabashimiye rero cyane mwese, nizere ko mukomeza kugubwa neza, kandi nizera ko Imana ikomeza kubarinda no kubaha impagarike n'ubugingo, ariko dusakaza kamere nziza y'Imana y'urukundo, dukundana kandi twubahana. Murakoze cyane, Imana ibarinde kandi ibahe umugisha.